umugisha w'Imana, bifurize kandi kugira umutima ukomeye. Birumvikana urupfu rurajegeza, rutera kubabara ko ntaho rujya mu muntu ngo rukwirwemo, ariko nanone kubamenya Imana kubera ko tuzi iherezo ry'uyu mubiri, turababara ariko tukababara nk'abafite ibyiringiro. Nitwa Viateur Ruzibiza, ndi umupasiteri, ndi umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda, ari nabwo butumwa mfite muri aka kanya mu izina ry'abayobozi ku nzego zitandukanye ndetse n'itorero rya Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, naryo ni abanyamuryango b'uwo muryango. Ndagira ngo babwire uruhare rukomeye wenda mpereye ku itorero ry'Abadiventiste ubwaryo ryagize kugira ngo dushobore kubona Bibiliya mu Kinyarwanda. Murabizi ko ntabwo Bibiliya yanditswe mu ndimi zacu za hafi, ahubwo ni inyandiko ikomoka mu rurimi rw'Igiheburayo ku isezerano rya kera, n'ururimi rw'Ikigiriki mu isezerano rishya. Izo ndimi zombi kubona abaturage bazivuga ku isi ni bake cyane, naho mu gace gatoya ku burasirazuba bwo hagati, kandi muzi ko ari ijambo ry'Imana. Imana yaravuze kugira ngo rishobore kutubwira twebwe mu rurimi rwacu. Hatakaye imbaraga nyinshi, imyaka myinshi, ubwitange bukomeye, amafaranga menshi, ibihe bitandukanye, kugira ngo uzavane inyandiko muri urwo rurimi rw'Igiheburayo uyigeze nibura mu ndimi zivugwa na benshi ku isi nk'Igifaransa n'Icyongereza, hanyuma naho izahave izajye muri langue bantu, noneho natwe tuzayibone mu rurimi rw'Ikinyarwanda muri kino gihugu cy'abaturage batuye mu Rwanda n'abandi bake batuye hanze yarwo. Hatakaye imbaraga nyinshi cyane. Muri records dufite, abamisiyoneri ba mbere bagize uruhare mu kubona iyi nyandiko harimo ab'Abadiventiste. Icya kabiri, itorero ry'Abadiventiste ryagiye rigira uruhare muri education, mu kwigisha abantu. Niho hakomotse rero abantu bamwe bashoboye kumenya ururimi rurenze rumwe, noneho bagenda basista abo bari baje kugira ngo tuzabone Bibiliya mu Kinyarwanda. Bibiliya ya mbere uyu munsi wenda turavuga muzehe Pasteur Mpyisi witahiye, ariko tuzirikana n'undi mu pasteur witwa Amon, nawe wagize uruhare rukomeye cyane, aza no kwicwa mu gihe cya Jenoside. Noneho yabaga no mu buyobozi bwa Bible Society ashinzwe translation, kandi yigishijwe n'itorero ry'Abadiventiste agera kuri urwo rwego rwashobora kubasha kumva indimi zirenze rumwe, Igifaransa, Icyongereza n'Igiswahili. Ashobora gukosora nibura verisiyo ya mbere ya Bibiliya y'Ikinyarwanda. Nagomba kubivuga ndi hano, n'ikindi gihe cyose nabona okazi yo kubonana n'umuryango mugari w'itorero ry'Abadiventiste ntabwo nabura kubivuga. Noneho ngaruke kuri uyu mubyeyi wa twese, aho umuryango we mwagize umugisha, mujye mubizirikana, mwagize umugisha kubyarwa n'umuntu mwiza, umuntu ukeye, nta nubwo ari ku mutima gusa. Twebwe abamubonye nyuma ejo bundi no ku mubiri yahoraga akeye rwose, umusirimu pe. Mwagize umugisha. Umuryango wa Bibiliya dufite verisiyo eshatu za Bibiliya. Dufite Bibiliya ntagatifu ikoreshwa n'umuryango w'Abakiriziya Gatolika, tukagira Bibiliya yera, niyo ikunze kubizwi cyane ko niyo yabonetse mbere muri 57. Twese duhuriraho umuryango mugari w'Abaprotestani. Ariko tugira Bibiliya yindi yitwa Bibiliya ijambo ry'Imana. Nusoma Bibiliya yera ku ipaje ya mbere iya 93, bazaguha amakuru ya collection ya mbere yabanje. Nusoma iyo Bibiliya yera, Bibiliya ijambo ry'Imana, nayo izakwereka inkomoko yayo. Ariko nshaka kuvuga kuri uyu musaza nuko iryo zina ryitwa Bibiliya ijambo ry'Imana ni igihangano cye.
mu nteko rusange yabereye mu Biryogo umwaka wa 2004 mu kwezi kwa gatatu. Tradiction yayo yari yarangiye, ariko abantu basubiye kwibaza ngo turandika iki kuri cover, izina riraza kubiriye. Abantu batanga amazina, abantu bajya impaka. Nahoze nganira n'umuntu wayoboraga icyo gihe, arambwira ati niba hari inama yagoranye, ingingo yari yananiranye gutambuka nukuza kwemeza izina ry'iyo Bibiliya. Kubera ko yari mu itsinda ryakoze proofreading, arahaguruka ngo atanga ingingo 3. Arababwira ngo iki gitabo cy'Imana mukita ijambo ry'Imana, andi mazina yose muyihorere, kubera ko ijambo ry'Imana ryo riduhuza twese. Icya kabiri, nimuyita andi mazina ariyo yose bizajya bihengamira mu myumvire no mu myizerere imwe n'imwe. Ati giye izina nabaha twahuriraho twese, nagira umuntu n'umwe wumva hari aho bihengamiye kuruta ahandi. Muyite Bibiliya ijambo ry'Imana. Wari uyoboye inama arabaza ati hari undi muntu ufite ikintu yongeraho? Abari bagize inama bose bati izina ni iryo ngiryo. Kugeza uyu munsi dufite Bibiliya yahawe izina na Pastor Mpyisi. Ibyo ntabwo twabyibagirwa. Icya kabiri, njye maze imyaka 2 n'igice, buri kwezi muri iyo myaka yose 2 n'igice mpamaze giye ndeba, twahoraga twakira abashyitsi boherejwe na pasiteri kandi bazanye amafaranga yo kugura Bibiliya. Nahoze mbaza bagenzi banjye barambwira ngo muri uyu mwaka gusa wa 2023 dusije inyuma hasohotse Bibiliya zifite agaciro kari hagati ya miliyoni 10 na 12 zaguzwe na Pasiteri Mpyisi kugira ngo azihe abantu mu mwaka umwe gusa. Ndetse vuba aha ndibwira ko hari mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka dusize inyuma, yaravuze ngo reka njye gusura ahantu habitse iri jambo ry'Imana. Abo umuryango we n'abandi bamufashaga baramuzana, aza ku kazi. Noneho birenga gutuma abazimuzaniraga, araza nyine mu mbaraga zingana n'izo yari afite muri icyo gihe, urabyumva. Amanuka utu esikariye, araza turamwereka ahantu zibitse, araza aganira neza, urabizi, abaza buri muntu we kutunze Bibiliya shanga bande uyifite ifunze, waranayifunguye yagiye mu bwonko bwawe. Iryo jambo ryitwa ubwonko ni ijambo twese tumuziho, ahubwo dukwiye gutunga ijambo ry'Imana mu bwonko. Uyu munsi ntahangira irindi rivuga ngo ndishimye ngeze ku irembo. Uriya mubyeyi yakoze, numvisha ari ijambo ntahanye kuri uyu mugoroba. Yaradusuye rero, icyo nshaka kubabwira, dufite umugisha we, aradusengera, adusabira umugisha twese. Aravuga ati ubwo mwagize umugisha uko muri kumwe n'ijambo ry'Imana, ariko mufite n'ibyago, muzabona ishyano. Nimujya mwohereza ibi bitabo bifunze, mwebwe mutarafunguye ngo bigire icyo bibamarira, muzamwikururiye umuriro ukomeye cyane. Ibyo nabyo ni inshingano yaduhaye twese buri gitondo, nyine inshingano yo gufungura Bibiliya tugasoma, kugira ngo twe kuzoherereza abandi nk'abatanga ubuzima, twebwe tusigare tutabufite. Igitangaza, mu gitondo twakiriye abandi bashyitsi. Twari turi buze n'ubundi nkatwe twese kumuherekeza, umubyeyi w'abantu twese, ariko noneho haza abantu bati muziki y'abantu bashyingura, igikurikiraho nk'ikimenyetso cy'ibyiringiro no gushyiraho indabyo. Dufite ubutumwa buvuga ko ururabyo ruzatangwa ari Bibiliya. Ntabwo nabumvisha ukuntu biri very touching, ntabwo natekereza amarangamutima bizana. Icyiciro cya mbere batwara Bibiliya, sinibuka umubare, baragaruka no mu kandi kanya barongera barahamagara bati mwebwe gusa mukomeze mwitegure, icyaha mwadukorera nuko mwatubwira ko mutazifite. Turabwira ati natwe rero ubwo turi buze gufunga ngira ngo ho gatoyi, undi wese wagira izo ashaka, kugira ngo tubanze turebe ko uyu muhigo n'iki gitangaza Imana ikoze. Biratangaje kubona umuntu utagihumeka uyu munsi aracyaduha amabwiriza, kandi ni amabwiriza yo mu ijambo ry'Imana.
nkiraho ntaraharenga rero ayo mabwiriza natwe turagomba kuyubahiriza. Ndagira ngo Pastor Edizo n'abandi turi buze natwe kureba ikindi twongeraho ku bushobozi bugenda butangwa. Naje nitwaje agakarito karaza kwegera n'utundi, ariko wabona nejo tubonye kandi nejo ubundi hakaboneka n'akandi. Dufite amatsiko yo kuzareba gushyingura kwasimbujwe indabyo Bibiliya. Kizaba ari ikintu mu mateka n'ubundi yari asanzwe yubaka amateka mashya no guhindura imyumvire ku bantu. Tugiye kubona ikindi gitangaza ku isi, kuko nta handi numva byari byaba mu Rwanda cyangwa no hirya yarwo. Icyo nasorezaho rero, Bibiliya ziba muri kategori. Hariho ikoze mu buryo bushushanyije neza, cyangwa se ngira ngo arimo arayinyereka pasiteri. Iyi ngiyi bayita Lix. Lix ni ukuvuga akantu kongeyeho ubusirimu. Hari izindi zidafite kano kamashini, zidafite akazahabu ku mpera, zidafite kino gifuniko gikoze muri ubu buryo, kandi zigura ziboneka ku mafaranga makeya. Ntabwo yajyaga yemera na gatoya ko yaza gutwara Bibiliya bene iyo ngiyo idakoze mu buryo bwa gisirimu. Niyo mpamvu natwe kuzo twazanye n'ubu bwoko ntago wakora ikiri hanze y'icyo yakoraga. Nicyo nababwiraga rero ko ni umusirimu mu bitekerezo, ni umusirimu ku mubiri, ni umusirimu mu mutwe, ni umusirimu mu mpano, kuko ubundi amagambo yanditse mu namwe, ariko arashaka ko abantu batwara ubutumwa ariko banabutwara mu buryo bwa gisirimu. Ayo yose ni amasomo dukura kuri uyu musaza. Reka nsoze mbashimira umwanya muduhaye, babwira ko turi kumwe kuzakomeza iyi celebration yose, natwe tuzakomeza kwakira umurage dusigiye, ariko nongera kubwira abari bamwegereye kurutaho, abakomoka mu maraso ye, mu masano ya hafi, mwite ku ijambo ryanditswe muri Yosuwa igice cya mbere murongo wa 1 ku wa 2. Haravuga ngo Mose umugaragu w'Iteka amaze gupfa, Imana yahamagaye Yosuwa iramubwira ngo umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none hagurukana n'Abisirayeli mukomeze urugendo. We yabambukije inyanja itukura, wowe uzabambutsa Yorodani kandi uzabagezayo. Ni inshingano rero Imana iha abasigaye. Nagira ngo mbibutse ko intwari zose kuva isi yaremwa ziratabaruka, ariko iyo intwari zitabarutse Imana irasigara. Kandi impano umuntu yari afite, duherekeza umubiri we ukajya mu gitaka nk'aho wavuye, ariko impano yari afite irasigara, ahubwo zigakomeza gusandara muri twebwe. Ndagira ngo njye namwe rero twitegure kwakira zimwe mu mpano, mu mpanuro, mu gutinyuka, mu kuvuga ukuri umusaza Mpyisi yari afite. Ubwo ziraza gusaranganya muri twebwe twese, nanjye ibyo byose ndibuze kugira iyo ntahana, n'undi wese agira iyo atahana. Umubiri we wisinzirire, ariko umuntu nyirizina twese turaza kumugabagabana tumugumane, hanyuma icyo yakoraga tuzagikomeza. N'iyi ministeri yo gutanga Bibiliya ntishobora kugarukira hano buriya byarangiye, izakomeza byanze bikunze. Ibisigaye Imana ibagirire neza kandi ikomeze kuba umugisha.